ajya nyumvisha ukuntu ngomba gusaba imbabazi zikosa ntakoze kamubwira nubwo wo kwiterera ukikubita hasi imbere yanjye ukongera ukabyuka ukabaduka ukongera ugahirima hirya hariya sinsabe ko imbabazi ntakoze ikosa kibasumba yakoze ikosa ariko ntasaba imbabazi mu by'ukuri nanjye wenda mu miterere yanjye sinzi kuvuga nabi cyane ngo miterere hejuru cyane burya oya icyo gihe dusanga abatuje tukabyihorera iyo yinjiye mu cyumba urugi n'ubundi arakubita n'ubundi nta speed governor agira n'ubundi urugi arakubita shaka kugenda nkajyama imbere ye cyangwa mbe ukazi nkajyama ngasinzira nkahita numva urugi ngo pa nkahita mbyuka se nibihe se wibagiye ko njyamye ngo sorry ngo utanganza bikosora cyangwa kayicomeka mu yanjye nkumva ndarushye kandi agashaka wowe ngo uhite ubitwara gake nta cyabaye akagenda muri Hello guys, hello our people, mumeze mute twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza. This is the Luka family cyangwa se Lick and Kaline. So we back turagarutse mbese mutwitege Kwa kundi uko nyine doya tugira dute uko duhaye tu sa neza. Thank you city. No, thank you. Zako tantize ya gahunda. So ako biri sweet kuntu. So abantu barebye ikiganiro cyacu bushize twatumiye James and Olive. Yes. Turabashimiye comment za 99% zari positive. So buriya turagarutse abantu barabizi ko hari uburyo twahindiyemo imikoreremo gake. Nago tugikora nyine buri munsi kwera inshingano ni nyinshi umwana twabaye ababyeyi ibintu bigenda bikomeramo bikomera ariko turi kugenda twiadapta. Pole bunyi pole Jean Paul gake. So uyu munsi rero turagarutse mu kindi kiganiro abantu barabonye chat wivaze ni uburyo bwo tujye tuzana abantu tuganire twungurana ibitekerezo ariko hari n'abantu tuzajya tubona video zibakora ariko twabenda tudafite uburyo bwo kuba accessinga utashobora kumuzana ese ari nk'umuntu wa muri Amerika ese ashobora no kuba ari mu Rwanda ari busy nuvuga ngo iki kiganiro chat with us kizajya kiba gikubiyemo ibintu byinshi harimo kuzana couple tukayiganiriza ibintu by'urukundo uburyo babanye nk'iriya part ya mbere mwabonye James na Oliver twakoranye ni muri buriya buryo hari na part 2 izajya ibirimo kureacting after nyine couples kuri couples cyangwa ibintu bijyanye n'urukundo mbese ibintu bigarura mu rugo ibintu bitugarukaho nk'umuryango cyangwa se ibintu bigaruka ku rukundo kubyubatsa urugo mbese ibintu nk'ibyo ngibyo twifuje kubitandukanya kubera yuko twararebye dusanga yes tukora prank n'ibyo rimwe na rimwe zikigisha abantu mu bundi buryo nibi nabyo ni part yo kugira ngo twigane tumenye ngo ese umuntu tubana muzi bingana iki ese umuntu tubana ikindi ese ubundi hari imirimo y'abagore hari imirimo y'abagabo mu rugo ese ni iki umugabo adakunda nyine ijambo mbese bisobanuye urugo urukundo ibyubatse muri make n'ubuhamya urumva nkakora twazanye James and Oliver ni abantu bazwi kuri YouTube ariko n'igihe kizajya tugiye kujya tuzana abantu batazwe ariko bafite inkuru zabo niyo bari nimba ari na couple out there wumva ufite story yo kudusharinga n'umugabo wawe mwaturicinga out kuri Instagram muri comment tukabaha number tugapanga mukaza nawe mugashenga mujye muna subscribinga hose kandi musubscribinga mwabonye ko twabitandukanyije lifestyle rukwayo n'indi rukwayo kuko tugiye kubigira ibintu biri serious ibintu biri so serious cyane sibyo ikindi turabashimira ira channel ya kabiri The Luka Family iriya lifestyle iri siransiye abantu batangiye gusobanukirwa impamvu tubikora barabikunda kandi nimba utanakunda ibintu bivuga hano tuzajya tuvuga kabisa nimugire ubwoba nimugire ikibazo hano tunatogota hapa tunatogota hano turavuga so ubwo rero shire amazi iminsi afite ka business business fatika muri no minsi abantu bakeneye ibintu by'imisatsi mu ndebe naturel ababonye video yanjye ushizwe nakoze ko nari imeze aho navuye aho nageze aho ndi kujya
yes ndumva mwari abakomeje kunteza imbere thank you so much n'abandi bakomeje kuza cyumweru gishize sheri yabonye abakiriya benshi mu cyumweru gishize mwarakoze Imana ibahe umugisha n'ubu ngubu kandi ndabiteguye ko mugiye gukomeza kunteza imbere kuko si byo byonyine dufite ibintu byinshi muri uyu mwaka dufite ibintu byinshi pe tugomba kubagezaho kandi nyine twiteguye ko muzaduteza imbere. Hari ikindi kintu ugiye kumva bamwe mu bakiriya ba complaininga ngo Stowa ngo beta kuba ifite hano ngo bakidiringira you never know n'amagukunda yaza kuyifatira hano mu rugo akanagusuhuza. Yes hari umuntu wabimbiye yarambye kuki utambwiye ngo niyizire kwera ariko ubwo urumva ikintu tugiye gukora iki cyumweru stock iraza hano azakora video ayibereka ababishaka bazajya baza bayafate hano. Abantu bajyaga bajya kuri store yacu yabaga cyangwa se bakayibohereza kuri delivery bikahava biturutse store so suni ndaba bifite hano bibareho bizajya bituruka kuko kuri store hari iminsi badakora ugasanga bigonganye n'umukiriya ugasanga hari amasaha aba batakoze bigonganye n'umukiriya ariko njyewe niba biri hano na saa sita z'ijoro azajya byohereza njyewe amasaha yose wowe uri ready nanjye nzajya mandi ready don't worry keretse narwaye naremba ariko se bwo izina rya ntabwo yarwara izina rya Yesu ndwaye special ku mafaranga Imana indinde. So uyu munsi rero video tugiye gukora reaction ku kiganiro cyaciye turaba credit ni channel twahimbaza TV iri based kuri gospel ariko ikitujyanyo nta kindi ni kapo ebyiri zari zahuye ziganira. Hari abantu bazi ngo couples ngo mu rugo tubanye gute babona kuri video bibera mu ijoro rito ariko turashima Imana ko hari abantu bari open ba sharinga story yabo bakavuga ubuzima bwabo. Abo na abandi ni Ben na Chance undi ni Jeannette na Frere. Abarundi bihangane nimba ari prononceje nabi. Jeannette na Frere. Ubwo my français is Francing. Urumva? My French is Frenching. My Français is Francing. Ndimo ndavuga nkatesha muri ipari binaye maradukora Yesu. Hari igifaransa cye hari n'imbyunuzi. Karakaguru ejo DJ Brand turamwiyamya atavunira umwana abandi mu Bufaransa. Amureke kubyina abyihorere. Yicare kuri kamera avuge. So tugiye kujya straight muri video kugira ngo abantu bamenye twe tuzadutanga comment accordingly. Ni kuri channel twabikuye umva ikiganiro cyacu ahantu henshi ariko twe twahisemo gukoresha Himbaza TV kugira ngo urumva nkanjye sinari nakireba. Shere wanjye nabyo yarebye ndashaka kumusurprisinga ngiye kujya ngenda mplayinga ka one video agace kamwe ntago dukora video yose turakuramo duke twe dukuramo iby'ingenzi tukabiganiraho nyine after. Ushobora kuvuga ngo kano kantu narakihanganiye kubw'urukundo nkunda umuntu. Ni ikihe kintu wihanganiye kubw'urukundo ukunda umuntu? Afite ukuntu haze yemerewe neza amaze gufungura amasaa 6 tabata nijoro sindi bese nijoro aba tinkaho nijoro atibuka kwinzira mujya nijoro maze nijoro hagera aho naraje twariye twasoje njyamisha twiye kuryama wakibaso nje kugera uteke ndashonje iyo yinjiye mu cyo okay akoni kamwe cyareka twaza twumve nako kwa Frere tuvugireho rimwe ari tubiri ubuze ko cyugumva banze uvuga kamwe ndashaka wumve ese ni nk'ikihe kintu umugabo n'umugore hano tabacanganye Ben na Chance Ben ninde Chance ni papa Chance ni madame kuvanga umunyamafuti ni Ben ariko nabwiye ngo hano hari umuntu bihuye gute she hari igihe tuba twavuze ngo ntabwo ngo uyu munsi reka two guteka nitusonza turarya umureti cyangwa turarya ikindi kintu neze ko wikuramo njyewe twese bituriho ariko nyine uyu nguyu ahantu mubera kimwe ahantu mubereye hamwe nuko niyo bigeze amasaha atangiye gukura ahita atangira kuvuga ngo harya twariye ngo twariye iki urumva guys ari ukuntu uba wumva uhasi urumva ariko turagaruka mu rugo iyo bikoze igihe mba numva simbizi ko mbyumva mu myumvire yanjye mba numva mu rugo konyine ko sinihabura utusinacks bigeze nka saa saba kumbura shonje warya akagati ntabwo warushye abantu ngo bajye guteka. Ese ni igiki umugabo n'umugore mu rugo ashaka gukorera nko muri ibyo urumva ngende umva ikibazo ari communication. Icya kabiri umuntu mumaranye igihe umaje kumwiga
ushobora kuvuga ati nubwo abeshye gutya ndamutsimbira muri firigo nubwo avuze ngo ntari burye ndabizi ndaba mfite ikintu ariko ntekereza ko bino bintu ni ibintu byagiye bibaho mu minsi etape par etape ni ukuvuga ngo bwa mbere iyo ukibana n'umuntu hari ibintu utaba umuziho byinshi nyine ndi kuvuga abantu batagize amahirwe wenda yo kuvuga ngo bamaranye n'abantu igihe kinini sibyo abantu bagitangira ingo baba bagifite agahe gato donc muba mugitangira nyine ntabwo muba muziranye neza ku buryo utwo tuntu twose turi etape par etape uvuga ati reka mubikire byibura ndabizi ndamuzi reka mbike ibyo ari byo byose ashaka kuza kurya nubwo atarya ariko ukabibika aho nyine ni umuntu umaze kukumenyera ariko ushobora kuba mumaranye nka 1 week cyangwa 2 weeks ukabona umuntu arimo ararya mu gicuku cy'ijoro reka ko nziyashwanye kubera ngo hari umuntu ngo hanze ngo yarya ngo akarya nijoro ngo yarabyukaga ngo nijoro inzara imwinyishe akarya kandi njyewe mba numva ari so simple none se ubundi se njyewe nigeze kubona ikiganiro cya Obama ukuntu ajya gusinikinga nijoro agiye kwiba ibiryo it's normal ko ushaka gusonza mba numva ari ibintu bisanzwe cyane ko hari igihe barya mu rugo utaraba tayari ukaza gusonza abandi bantu bundi isaha yo kurya abantu benshi bakunze gukoresha ni saa moya saa mbiri za nijoro sibyo noneho mbabwira nkatwe dukunda kwirebera muvi nijoro isaa sita isaa saba ziragera ukahita wumva ari yawe biranze tugahita tugira gute tugiye kureba kandi ubwo turangije Ben na Shan iyo yinjiye mu cyumba urugi n'ubundi arakubita n'ubundi nta speed governor agira n'ubundi urugi arakubita ushaka kugenda nkajyama imbere ye cyangwa uvuye ku kazi nkajyama nkasinzira nkahita numva urugi ngo pa nkahita mbyuka se n'ibiki se wibagiye ko njyamye ngo sorry ngo utanga nzabikosora so tukibana byarambaga navuga se uyu muntu yewe ikintu cyangoye kumenyera kuri we ni umuntu udakunda pressure nta haraka muri buri kintu nk'ibyo mwavuze ngo by'amasogisi n'inkweto mbibone bipanze neza mbona imyenda ye iri muri garde-robe ye iyanjye iri mu yanjye nyine atari ibintu byo kuvangavanga ibimeshe n'ibitameshe akambwira tuza nta kibazo cyabaye kandi yafashe imyenda akuyemo wenda ahise yivanga n'imeshe urumva ibyo bintu cyangwa akayicomeka mu yanjye nkumva ndarushye kandi agashaka wowe ngo uhite ubitwara gake nta cyabaye akagenda muri gahunda okay tugarutse kuri Freri na Jeannette njya nivugira Jeannette Freri urivuga kuko nshaka kujyana ikibazo n'abantu bazi French urumva ngiye Freri personally ngiye nahuye nawe uri musinzi nimba byibuka ni umuntu ujyana ibintu gake twahuriye ahantu ndumva atari ngombwa kuhavuga twaranaganiye n'umwanya munini sinzi nimba byibuka ariko ngiye kuramwiboneye umurinde stress kandi bura n'abagabo bose reka mvuge ikintu kimwe nubwo sheri wanjye ibyo bintu byo kwitira ibyo ntabimuziho ariko mu buzima busanzwe abantu babana hariho umuntu uri slow mu kintu runaka oya bande tuvuge ngo nibyo gusakuza umuntu yisinziriye Freri ashobora kuba yikundira ikintu cyo kurya urumva noneho abagore bagira aka kantu umugabo araryamye umwanya munini wo kumva ngirungurira mwisha akameka gashuwa kashatse ikintu kikwicuje hari njya mbikora oya turavuga ni general kandi buri umuntu mubyukije nta nubwo iyo mood ushaka byukiramo ntiyayisubiramo kuko na bebe wacu aba hano iyo abyutse atitotse bidashize ararira ariko iyo bishize abyuka ubona aseka urumva rero Freri aho hantu yarabangamiwe ariko rero natwe turabangamirwa ako kantu k'imyenda oya tubanza utange comment kuri ako kantu ko kubangamirwa ku nzugi nanjye iyo ndyamye muri ubu buzima niba ari uko njye nahuje n'umugabo n'ubundi twese niba ari time yo kuryama niyo kuryama niba ari iyo gukora niyo gukora ibyo bintu twarabiseparetinze ubundi twebwe inzi itava egare gusinzira n'agashinga karemejwe uwo mushinga wo waremejwe kandi tugenda munyonyo ku buryo nta muntu n'umwe munyonyo karitsiye mu Bugande bunyonyo ku buryo nta muntu n'umwe ushaka kumenya ko utambutse urumva keretse inzugi za no bebe aho yaziye twabimenye n'imvura iraza twayizimye ariko nyine kuryama twebwe icyo cyo nta muntu usakuriza undi ntawe ahubwo akantu k'imyenda imyenda wowe ntabwo uvanga ibimeshe n'itameshe ahubwo reka mbabwire gahe
iyo asanze izinze abona ntazinze w'ikintu ankorera warayizingazinga arayifata. urumva defo hari ukuntu abagore batamenya ngo ishati zabanza cyangwa ipantaro niyi kandi igenda yishakira iyo hasi kujya kuyikuramo uziko nabigenza ahita bifata akabyubura agakurura iyo hejuru kandi afite ukuntu ngene iyo nabizinga nkabitera n'ipasi ntushaka kujya ku murongo wahita zingazinga arayifata akahita yigira gutya mbuze ukuntu nabibereka ibyo mbikora kuri pinjama ariko ntabwo ari pinjama gusa arayifata na burya nagamo nabyo ndaje mbibereka arayifata akayizingazingira gutya ku kuboko akayikururamo anaga gutya muri gariza igwe hasi igwe muri gariza iyi kuko buriya nubwo ntazi basket ariko nzi ko aranagawe atatu none se hari igihe byakubaga ukavuga ati mugabo aranyaniye hari byarambangamiye ngeraho ndabyakira ndavuga ni no what nuko nyine nzayankora ntoragura none nyamigenza ariko ubu koko haje mu mwana ntabwo ibyo bintu kibikora nta muntu ufite umwanya wo kujya kuzinga imyenda yose ngo abivemo n'ubundi nabandi bavuze ko ari ibintu byabayeho mbere ntabwo ari ibintu imbere kabisa nanjye n'imbere tukiri babiri ibintu byo kuzinga imyenda uko ayisanze icyakoze cyo reka mbabwira ikintu kindi yajyaga nkorera nkavuga ndakwemeje yarayirebaga ukuntu izinze neza nayitondetse none nanjye naramwihanije isongi singiye ubundi ikintu cya mbere nanga iyi nzu iyo kuko yogeje neza nta guteka y'icyayi biba bibangamiye kuko uba ufite hari amahirwe menshi ko kiri bumeneke. Icya kabiri iyo bakorobye uwo munsi banakoze garderobe kwibonera amakenda ni inama bro uba wumva wajya kumubwira ati itabara gumana imyenda yawe ngiye ndigumana iyo nambaye urumva iyo yabaga izinze neza cyangwa se izinze neza ubu ngubu reka tubereke icyo gihe kera yarayirebaga agahita ambwira ngo sheri nguzi ngo ahantu we apantaro yanjye ngo imeze gutya na gutya ngiri ni umurongo wa 3 nkayibara ngiye nabaga nzi n'amabara y'icyo hantu n'imyenda rwarahise ni 1 2 3 4 nireba ukuremo ariko ubwakuyemo ngo yango sinkuramo ngo we ngo ngwino ngo ngwino yinkuriremo kuko we gukuramo yahitaga byubika agakurura yaragiza yabona atari yashaka kagira gutya akazinga kanaga mwabireba nkumva ngiye ko kuvuza induru nkumva nakubita ariko ko nyine abizi yahitaga making ashaka akarutse nyine akagaterura akagasubizamo neza ngo so ubwo rero Jeannette nawe uri mu cyamubangamiraga ntabagore bose ariko none byagera ku mushuti Frere ngiye nibonane ntago wa mu stress kandi rondetse ko abagore bi stress umuntu azaba stress ko banke igiye kumutereza cyamunara ana stressirwa n'imyenda itazinze iyo ni projet itaba projet hanyuma ze gusinzira byo urumva ari projet fatika ku buryo nyine umugabo usinzira barimo gutekereza twagiye ese ntabwo Deveni yasinziraga ibitotsi akabibura muri gahunda akambwira ati ndagiye kibazo uyu munsi nkeneye kurya ibi ngibi hari ibyo nzi akunda kurya nijoro nteka ibi ngibi havuga ati ndataha kare uyu munsi ndateka ibyo yambwiye namara hamati nkabe ntanaza gutegura hamuhamagara uraje se ati ndaje mva mukanya ko maza araje yashike ku meza ngo nariye kibazo ngo nibagiwe unane usangana banaka kajya nkavuga ati mana ukuntu kuwangize gute ibi byose karabangamye umuntu kuza wagiye mu gikoni watashekana guteye gusa akaza yariye kandi communication yes ni ikintu cy'amagift narahebse narahebye nariyakiriye rimwe nako sheri ntabwo ujya ubona ukuntu bishop ajya bigenza muzamugera igihe mugasa nk'abakoroganyeho birashoboka ko mugira ibyo mutumvikanaho bijya biba ubuzima nkanjye ndibaza ko umunsi yankubita nijoro ni urugero ntanze nuko nzi ko atabikora umunsi nijoro yankubita kuza hano kuri podium nkaririmba byangora kandi nabikoze mwabona ko ndi kwikoramo ibintu bitandimo babwiye bandi bona nijoro twakoroganye umuntu uzabesha ko atakorogana na mugenzi we azaba abeshye uzavuga ko hari ibyo atumvikanaho njye nicyo twita gutongana
izina twabyise iwacu ni ukutumva ikintu kimwe nk'uko nyita umukobwa we mukuru. Okay, tubanze tugaruke kuri Ben na Shani. Mu by'ukuri Ben ashaka ko afite abafite benshi ntabwo nziranye nawe ariko kubwira umuntu ngo ndarya mu rugo iki n'iki niyo waba utanatanze komande uri umuntu washatse kurya hanze urarya ariko ukajijisha wataha na Ben mwibira akabana urumva iyo warya indimu wataha n'ibiryo byo mu rugo ukaryaho se ndamuha advice n'imyaka maze mu rugo ndabishobora kuko urumva kubwira umugore ngo naguri burye kandi wamubwiye ngo ateke it's bad. Ikibasumba ashobora kuba yitonda hano bagutwiga ngewe ntabwo yabinkora ni ukuri ko Imana ni ukuri ibyo ndumva nanjye ntabikora pe ntabwo yabinkora kubera ko arabizi ko ndaraka sibirambaho sindanabitekereza kuko buriya mu buzima usanga sindi umuntu ukunda wenda kurya even no muri restaurant simbikunda kuko na mbere yuko tumenyana twamenyanye nitekera cyane kuruta sibyo kurya hanze ntabwo ariko mbwira nk'icyo kintu ubundi umugore aba feeling ati shasheri birababaje uzi ko wafashe foro zawe zose sibyo uzi umutima wagiye kubitekana uvuga ati umugabo arampamagara ashaka iki kandi aragikunda reka ngire gutya mbimukorera wenda ni nk'urugero ntagasanzwe abikora cyane of course ashiramo imbaraga zose icyo kintu kirababaje ngiye nababara n'ukuri nubwo namazara narira ngiye sijya kwabeshya ntabwo amarira yanjye birana nkafa ngiye bwo nabona birakariyemo namubwiye sheri rwose wandakaje wambabaje kuki utariye akandi kanavuze ngo kuza kuririmba batameranye neza ati nibisanga nk'ubiti kuri stage atareko kunkubita ubundi byumva ute gukubita umugabo ubundi uretse n'abakozi b'Imana gukubita umugore sinanjye aho ngaho niba ntagukindura nkanjye niba byagenda bitari ingome yawe se kidashoboka no kumbabaza nkubita ingome wumva ari njye nawe babara ni bore numva nta kintu baba ugiye gukora rero guys njye mba numva nyine umuntu gukubita umuntu ntabo umuntu burimo ntabo umuntu pe gutekereza gufata umuntu ukamukubita umuntu mukuru mubanye beta kumwohereza iwabo ramvoye se nyine aho kugira ngo abantu barwane mba numva batandukana niko no bahana umwanya bagahana space nko ni muri Nigeria njye mbibona iyo bubaka inzu bakajyana n'icyuma cya madamu room yo kwahukanira mbega ngo bashinga ko baba gafite yo kwahukaniramo baba believing ko space hari igihe badakeneye kuba ari kumwe n'umugabo so space ye agomba kugira uburenganzira nzaka kubakire cyeze nabishobora ibyo bintu birasirimutse cyane birande muri Nigeria na Kenya rukuntu badusizemo bafite ubusirimu bukabije bushaka gutuma urenga n'umuhanda ikindi kintu yakomojeho ngo ikintu cya gift cyo yarakibagiwe aha ese ubundi mu by'ukuri gift ni iki abagore bumva ngo ururabo yes ni reka mwereke bureka nkubwire nkugura agafone bameze kari mu nyungu z'urugo nzana kaguhamagaraho noneho wangurira gift ifite inyungu z'urugo n'umuryango ariko ntiwamakana ururabo ruguze nta nubwo nzi ko rugwa n'ikimenyetso yuko najya ndugura 35 mu Buganda byarahendaga n'imitwaro 20 byageragaho ndibaza ururabo rwungura iki mu rugo reka buriya abagabo tubikora mu kigare dushimisha mu gitondo rugapfa reka nkubaze 35 sa gafuka ka Tanzania hari ikintu bitwaye se ukwishimisha si ukunshimisha nese wumva uzanshimishisha ibifite umumaro gusa just ngo wubatse ikizo giteretse hariya yes ni kiza ndanagikunze ndumva rego urashaka n'ibyo kwangiza gusa byako ndashaka n'urwo rurabo ndashaka rabombo ndashaka na shokora hoya bomba ko kajya mu nda cyero urabo nicyo kibazo mfite va mu byinda ururabo rurakenewe bagabo mutanga indabo muha abagore banyu indabo ikindi cy'abagore numvishemo yavuze ngo ntagomba ngo pastor ukuntu abigenza kuki mureba ku bandi mutareba ntago ngewe personally uranzi ko ntakunda kurebera ku bandi ngewe ikintu kimbaho muri ubu buzima namaze kwakira ko ngewe ubwanjye anytime nshobora donc sibumvuge ngo iki ntago nshobora kurebera kuri mugenzi wanjye kugira ngo ngembeho oya ngewe mfite intego zanjye z'ubuzima bwanjye ngenderaho ariko rero urwo rurabo ruri muri party y'ubuzima bwanjye wow
yes ugomba kuri ubu madamu kutumva ikintu kimwe yes nibyo koko hari ukutumva ikintu kimwe hari no gukorogana hari abantu bashwana bagaterana hejuru ugasanga ibintu byabo byose ni intonganya kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere hari n'abandi bagirana akantu ko kutumva ikintu kimwe nanjye ibyo nibyo nemeranya nawe tujya dukunda kwivugana ukavuga ngo ngo twebwe ngo tugira ngo turabeshya yes ntabwo iyo uvuze ko mutajya mushwana abantu babifata nk'aho wagira ngo ntibibaho ntibishoboka ariko akantu ko kutumva ikintu kimwe byo birashoboka ashaka kumbwira ikintu wenda nkumva njyewe ntinda no kumva ibintu ngo duhite especially iyo mubwiye ngo mukosore murimo gushutinga hari igihe mbona ntabishoboye mbona ntari bibishoboye kumwumvisha ikintu kari bugishutinge especially nk'utuntu tw'udupublicité aba ari imiguruko publicité arangora singiye kwa beza kubera ko bisaba ariko ntekereza ko tuzitangiye vuba biba bitse kuko bino bya video bindi byo ni ibintu twamenye tumazemo iminsi ariko iyo ama publicité asaba ibitekerezo ngiye bo editing amafite ukuntu mbyumva ndibuze kuza kubyeditinga nanjye mbibona nkumva nanjye ngashaka kunyumvisha ibintu kandi muri editing ngiye uko buri muntu editinga n'ubuzi impamvu ashaka gushutinga muri ubwo buryo agashaka kumbwira ati aya tubikore gutya ntabwo biza gukunda ubwo ikintu cyo kutumva ikintu kimwe cyo kirashoboka birashoboka icyo cyo kirashoboka tugiye gukomeza na Jeannette hari hano na ikintu kimwe nkuko nyita umukobwa w'umukuru nanjye njya mwita dadi nkamubwira uri papa wanjye niwe navuga ngo niwe soko y'ibitekerezo byanjye byinshi ngenderaho uyu munsi gusaba imbabazi k'umugabo ntibisa nko kwisuzuguza imbere y'umugore cyangwa se kwimara imbaraga imbere y'umugore pastor gusaba imbabazi ni ubutwari pe ahubwo ntabifite ndi umugabo sinzi ko wenda n'urugo rwanjye rwakabaye rumeze neza ubu nk'uko numva mbishaka kuko nkora amakosa menshi rero muri kwa kuyakora rero nihagazeho nk'umugabo nkavuga ngo ntabwo nsaba imbabazi mu by'ukuri mba ntashaka gutwara urugo rwanjye ahantu heza mu rugo rwanjye nijye muntu wa mbere usaba imbabazi gusumba umugore nijye usaba imbabazi cyane impamvu ni uko iyo hagize icyo tutumvikanaho n'akazi ntabwo ngakora ntabwo nkabasha nguma nibaze se wa muntu tutumvikana ikintu kimwe ndi butahe ndataha nsanga yabyimbye tudashobora kuvugana kandi ni inkingi ikomeye cyane birubaka rwose rero nta bugwari na bukeya burimo ahubwo turanabashimira abagabo babasha gusaba imbabazi muri sinzi gusaba imbabazi zikosa ntakoze kandi abagore benshi hari igihe ajya nyumvisha ukuntu ngomba gusaba imbabazi zikosa ntakoze kamubwira nubwo wo kwiterera ukikubita hasi imbere yanjye ukongera ukabyuka ukabaduka ukongera ugahirima hirya hariya sinsaba imbabazi ntakoze ikosa kibasumba yakoze ikosa ariko ntasaba imbabazi mu by'ukuri nanjye wenda mu miterere yanjye sinzi kuvuga nabi cyane ngo muterere hejuru cyane burya oya icyo gihe dusa nk'abatuje tukabyihorera n'abandi ntibyo birasa nabi bivuga isa nabi kuma ngo n'ubushize kandi wakoze amakosa n'ubushize kandi wakoze ayandi iri ngiri urisubiye kandi warikoze ubumugize noneho umuntu ubaho w'amakosa gusa kandi nubwo akora amakosa ariko twese tubaye dukora amakosa nakora ikosa kandi akarisubira uzamubabarira narisubira wongere umubabarire ntumwibutse nasubira umubabarire kugeza mu ijuru njye ntago navuga ngo naretse kumwibutsa ikosa yakoze narimwibutsa kabiri nabona arisubiyemo bwa gatatu nkabona ko ari ikintu noneho nemeye ko tugomba kubana kuko ayo makosa nawe ibye byose narabyemeye nemera ibyiza n'ibibi bivuze ngo muri ayo nayo ngomba kuyakira ubwo tukabana nayo tugakomezanya urugendo tugatwikira tugakomeza ariko si ukuvuga ngo twabyibagiwe ku rwego hari ibintu bikomeye umuntu ashobora gukora ukavuga uti oya reka mbanze mbimwibutse ahari yabyibagiwe ko ari amakosa kabone n'ubwo ari bibi ariko ni byiza kwibutsa umupartner wawe ko ibyo bintu nabyo utabikunda kuko guhora utwikira buri kintu utakivuze ngo sinshaka gusubiramo ibintu none se ko we yashoboye kubisubiramo
gutangira umugeshi Jeannette ashobora kuba hari ukuntu yakoze w'igisirikare wenda agatsindwa kuri tape ya nyuma kwinjira ngo yambare uniform ariko atangiye ntabwo nemeranyaga nawe Jeannette ariko ubu ngubu asoza nibyo hari igihe umuntu abantu bakunda korosaho none kikagenda kikaba ikintu kibyimbye ugasanga umupati nawe ahubwo ajya kubibwira abandi bantu ko byamurenze so kubwiza umuntu kuri ukamubwira ati iki kintu singikunda akagisubira singikunda iri ku nshuro yindi ya nyuma ukavuga uti no what ariko nta muntu uzi ubwenge wakwibutsa ikintu umuntu kabiri ngo ntacyo mba yaba afite ikindi rega buriya umuntu mukuru uzi ubwenge nijya akora ibintu ajya gushyushya mu bwonko nuko tuyeza ubwonko no kuyezanya ubwonko akandi kantu nkunze Ben niyo muntu ufariye muri iki kiganiro akantu ko kuzamuka ukongera ukabaduka kandi ukabaruka ukikubita hasi I wish ko nzahora ari family uri intwari ibintu byo gusaba imbabazi kubera ko njyewe ndi wa muntu ubana Jeannette yavuze ngo abagabo ni intwari ko basaba imbabazi hari abagore bagoyemo gusaba imbabazi birashoboka niko twese siko duteye hari umuntu ugira bwango agasaba imbabazi n'ikintu atakoze birashoboka ariko noneho njyewe ku giti cyanjye ndagoye kuhita ako kanya mpita mbona ko undakariye ngo nze mubwire ngo mpimbabazi mba nabuze n'ahantu mpera ndagenda nkabanza nkatuza mu mutwe nkavuga se ndahera he nkakubita imibare nkagaruka mate nkavuga no kano reka mpera nkabona gusaba imbabazi ariko we uyu mugabo asaba imbabazi kuva aho bitangiriye urumva kugeza ryarize nyine asaba imbabazi bari muri babandi basaba imbabazi urumva rero ko gusa buriya ikintu nanga nanjye umugani wa Ben sinshaka gusaba imbabazi zikosa ntakoze icyo kintu ko ntabwo bishoboka byo ntibisoboka wa kandi ngo tugashaka kubumvisha ko mugomba gusaba ntibikunda twebwe rero twarenze so numva rero gusaba imbabazi ni ikintu gikenewe muri family ni ikintu gikenewe mu rugo kuko ntibinabaho banza kereka abamarayika nabo banza bayakora wenda Yesu niwe utarayakoze ariko nta muntu udakora ikosa nyine ikibazo ni ukumenya kujya ni nayo mpamvu buriya mu buzima busanzwe wankoreye ikosa ntuze kunsaba imbabazi ntabwo bikunda nanakuboroka buri muntu nashyiramo imiyaga ni mama w'abana ariko nta wundi muntu wanzanaho ibintu byinshi bidakunda ntibikunda uwo ari we wese kuri iyi si utansabye imbabazi ubwo ntabwo twiyunze twakomeje tema ya benshi ni ukuvuga ngo ibyo mugiye guhumeka Imana igiye kubanyuzamo birahembura ubugingo bwa benshi rero tugiye kwinjira muri topic ariko mbere y'uko twinjira ndagira ngo buri wese yivuge ko hano hashobora kuba hari abantu batabazi hanyuma duhite reka tugisoreze hano ariko mu by'ukuri abantu mwabonye ishusho ya nyayo ya kimwe mu biganiro bya Chat with Us tuzadukora reactions kuko nk'aba bantu kuba accessinga ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nta nubwo ariko bitazashoboka ariko mu gihe bataraza kuri kamera zacu ntabwo twaba dukoze akantu kugira turebe ko mubonye ko nyine family zino z'abastari mukunda nazo bagirana ibibazo ariko ikibazo abantu bakurikira zino couples muri rusange bagira ikibazo cyo gukopera zino videos dukora kuko ntabwo iyo bagiye gushwana nijoro baza kubivuga kuri kamera umugabo iyo arimo koza amasahani cyangwa arimo gufasha umugore imirimo mu rugo ni kuri kamera ariko ntabwo muzi behind nimba atari scene irimo gukinwa so hari abantu bashwana n'abagabo ngo nta kintu mumfasha ngo kandi ngo kanakanga arabikora mumbabarire abantu mureba YouTube families mureke kugendera mu kigali mukurikira ibintu basi urabona ko bano barakuze baba open batangiye gusharinga situation hari umuntu ntago mpamya ko bano bantu bagitangira bino bya lifestyle mu mezi 6 yazanga kubwira bino bintu bano bantu bavuze abahuje nuko bakijijwe baba honest none bagira ikindi kandi nyine bavugishije ukuri ngiye hari n'umuntu wigeze kumbwira ngo yashwanye n'umupati nawe bapfa yuko yabonaga ngiye nawe dufashanya imirimo yo mu rugo ngo we umugabo we ngo nta kintu na kimwe ashobora kumufasha yes birumvikana kubera yuko ntago rike ari umugabo wawe nta nubwo Karine ari wowe kuko ntago character za Karine nta nubiba bihuye mbese ari nk'abantu bagira ibintu ngo ngiye ngo ninshaka ngo umugore ngo azaba ameze nka mama kandi nawe ntago umeze nka so
urumva Imana ihuza abantu babiri kubera ko bagiye gukora ibintu byabo Kuba- nubwo babikopera kuba kuri duhuje- televiziyo. kuba duhuje tukaba dufatanya ibyo bintu nuko ariko abyumva arumva ko amfashije nta kintu bimutwaye ariko hari n'undi wumva abasuzuguritse ntabwo oya hari n'umugore bishoboka. ubwereka ngo nk'urugero nk'umugore ubwo avuga ngo nk'ikiganiro twakoze ubushize Oliver yaravuze ati jyewe sinshaka kubona umugabo wanjye arimo koza amasahani ati even uretse n'umugabo wanjye na musaza wanjye nuko abyumva abibona nyine akabona ko bigayitse wenda cyangwa se we abona ko niko abibona ntabwo ari ukubona ko bigayitse we niko abibona abibona. nta kindi ni ko hari umuntu ugiye gukorana na live uba muri France kera ndabyibuka aratubwira ati jyewe sinshobora gutuma umugabo wanjye akora imirimo yo mu rugo ati kuko n'umwana wanjye tubana hano mu Bufaransa sinzabimwigisha kuko mu muco w'iwacu ntabwo umugabo abikora yes n'imico irakonta ntabwo rero wajya kubreminga umuntu kuko Atakoze agomba ikintu gufurowinga runaka. umuco w'iwabo nyine uko si abyumva n'umuco nakurikiza uwo babanye ese duhujwe n'iki ese dufatanye iki ibyo bizabubaka kuruta kurebera kwa kanaka ngo ese ko buriya kanaka babigenza gutya nanjye nabaye ariko bigenda no wowe uriya muntu wabonye nta hantu ahuriye nawe character ziri Never. different so beta ko uhitamo kumva ngo njyewe ni njyewe n'uyu ni we tugiye kuzuzanya mu buryo muri abo turi bo Yeah. ndumva aricyo kintu cyaba cyiza kurutaho so ndakeka rero nyine tubanyuriyemo muri make uburyo tugiye kujya tugenda dukora kiriya cyari ikiganiro cya mbere cya kabiri ni iki tugiye hari n'indi type ya gatatu tuzabereka imwe tuzatumixa bikaba ari ubwoko nka butatu cyangwa sometimes tuzaduteka nabo cyangwa se mbese twungurana ibitekerezo kapo nyine niba nk'abapapa batubwiye bati ngiye nkunda guteka umugabo wenda wundi akunda iki bakajya baza tugakora amacarenje so ni ibintu biri kuza ni ibintu bizaba binini mu minsi izaza nuko twebwe tukibitangira so mudushyigikire mukomeze mudukunde turacyari muri kavaringa umwana uko agenda akura niko tugenda tuza so abakunda ya YouTube nabo mugende musubscribe The Luka Family yes mugende musubscribing iriya kind of nyine videos hari abantu bazigiye bazidusaba abantu twabanye muri Kenya abantu twagiye duhura mu nce zitandukanye barabidusabye turavuga ngo reka tubishyire mu bikorwa so mureke dusoze rero kubera ko abantu barimo kubyuma muri background the manager of the house nawe ndumva atangiye kweguka kuntu arimo aravuga ngo where are you so guys rero murakoze cyane Imana ibahe umugisha muhahe muronke mugere kuri byinshi mwifuje bye bye